Mwaramutse neza, mumeze neza, njyewe meze neza. Ubu vlog tugiye kuyitangira mu gitondo cya saa moya n'igice. Tujyanye abana ku ishuri. Iyo ngiye kubajyana rero mbanza gusasa igitambaro n'abantu. Mbanza gusasa igitambaro mu ntebe. Uvuga ati nakabaye ngira ibyo mpabwa cyangwa nyitabo. Nizeye kuretse muguhamagara aho ngaho. Muguma aho ngaho, gumana n'akandi. Ya indi bayijyanye, guma aho n'akandi. Ya indi bayitwaye. Ego. Bayitwaye, muguma aho. Ubuzame kagiye. Ya indi bayitwaye. Ni imodoka nagiye kubatahana bayijyanye. Nzagura n'iyindi. Niko ari kuvuga. Tugende ku ishuri. Abana mushaka kujya kwiga. Inyinde ejo namaje ngo ari kumva ishuri ngo hoye. Bari kudera isoni ukari tuze muri KFC. Baramuzirya bifite injyana. Agora kwifata atajya kwifata. kujyana n'imishaka Uzajyana. Ndakwinginze. baradukurikira ahangaha. Hano nari ndi muri salo ngiye guhindura umusatsi wanjye umukara bitewe n'uko nari maze kurambirwa gusuka ibintu bisa nyine nk'iyi tentire muri kureba nari mfite. Muraje murebe. Hano rero sasa nari namaze kugera ahantu nari ngiye Kimihurura. Sindi bujye kubamamariza ku misatsi yanjye isa umukara, simbikunda na busa. Bahenda ntubahe n'umwanya. Unabahina n'imyete y'ibyo bakora. Hari ibintu abantu dukora bitatworoheye ndetse n'abo tubikorera bakaba babizi ko ibihe turimo bigoye. Twakabaye ntacyo dukora, ariko niwigomwa ukagira ikintu ukorera umuntu uri muri situwasiyo itari nziza ikugoye, icyo kintu uzamukorera uzakoresha uko ushoboye, igihe cyose agikenereye uzakimukorere. Kuko urugero nuramuka ufite nk'ahantu uri kuva amaraso uri kubabara uko byaba bingana kose, ukabyirengagiza ukajya gufata undi nawe uri kuva amaraso ariko bidakomeye nk'ibyawe, nava imyuna numuzanira amazi ngo yisuke mu mutwe. Wenda mu gihe wowe uzaba nta myuna wavuye, ibihe byarahindutse, ntabwo azabyumva. Icyo kibi cyo kwigomwa ukagira ibintu ukorera abandi babizi neza ko nawe ukeneye abantu bakuba hafi. Hari igihe nubwo nanze urwo rugero, hari abashaka kutabyumva, ariko hari igihe wigomwa kugira ikintu ukorera umuntu
yaba umufamiliye wawe, yaba inshuti yawe, umuntu uwo ari we wese. Ariko ni ukuri atari abyiteguye avuga ati ndabizi ko inshuti yanjye nayo itameze neza, ariko wabimukorera. Ntabwo abizirikana, ntabwo abifata nk'ikintu gikomeye, ntabwo abifata nk'aho wigomwe ukitanga wese, ahubwo abavuga ati uyu we yananyitangira, ngomba kumukoresha. Mu gihe rero hari icyo utakoze kandi utameze neza, kabone nubwo byaba ari ikintu gitoya, agomba kubikuziza, pe. Abantu tujye tureka kwikunda ngo dukabye. Hari filime ndi kureba mu kanya inyibutsa ibintu bimwe na bimwe nagiye mbona kera, bintera agahinda ngera naho ndira. Aya masaha turi nijoro, hafi 6:00 z'ijoro, ariko hari ibintu biba biteye agahinda. Imana ijye itworohereza. Nimba hari umuntu ufite mu buzima bwawe wigomwa agakora ikintu kandi ubibona ko atorohewe, ujye ubimukundira, ujye ubimwubahira, ujye ubizirikana. Bijye bituma nawe wafasha undi muntu ukomerewe. Ahubwo ntukabikoreshe uvuga ngo ngo cya gihe mbona urembye, uri muri ba bandi umuntu wese yasabira ati Mana mworohereza, kwandwanira ishyaka nkabona amazi yo kunywa, kuki ubu ngubu utabikora? Ntabwo ibihe byose umuntu aba afite imbaraga zingana nk'iza cya gihe. Ndabakunda cyane abantu barebye iyi vlog. Imana ibahe umugisha, Imana ibamere ibyiza byinshi.